Okay, mu magambo make ntago nzarongora nta nubwo nzarongorwa nta n'ubukwe nzakora. Okay, bibasezeranije se? Oya ntaje. Acyahindutse. None nta n'umukobwa none wanza n'ibintu by'amafaranga biranambabaza amafaranga namaniga yatanga. Bamaso dusome ibyanditswe mu binyamakuru. Amakuru cye muri politike. Mu buzima busanzwe hose handitswe iki? Reka dutangire. Umvukuri kose ku byabaye kuri Rocky. Bamwe ngo yagiye muri Canada gutema ibiti nka mugenzi we Dumba. Abandi ngo yagiye muri Amerika gushaka umukobwa witwa Kristera. Abandi ngo nyuma yuko YouTube channel yitwa Rocky Entertainment itagarikiye kwinjiza amafaranga, kwiyakira byaramunaniye ahitamo kwigendera. Ariko se kuri muri ibi bintu nukuhe? Tega amatwi wumva kuri kuzuye ntukumve ibyo batoragura ibintu byose biboneye ngo bakubitaho. Rocky Kirabiranya umusobanuzi w'amafilime rukunzwe cyane mu Rwanda, abinyujije mu buhanga bw'ibisobanuro yatangaga ubwo yabaga ari gusobanura filimi ndetse no gukora ibiganiro byuzuyemo kuri kwinshi kuri YouTube channel yitwa Rocky Entertainment, cyane cyane yibanda kuri politiki. Mu minsi yashize rero yakoze ikiganiro kivuga kuri politiki, arangije kuri Twitter andikaho ngo mfite ubwoba kubw'ikiganiro nakoze, ndabizi ibyo navuze ntibiri bungwa amahoro. Hashize iminsi mike nibwo yaje gukora ikiganiro asa nkaho aca amarenga, abwira abamukurikira ko hari akabazo kabaye ku muyoboro wa YouTube channel yitwa Rocky Entertainment, arangije akomeza avuga yuko ibiganiro byaceka kuri YouTube channel ye bigiye kunyura kuri channel yitwa Kimomo News. Hashize iminsi ibiri ubwo mu Rwanda hari kubisiganwa ry'amagare ku rwego rw'isi, nibwo yacunze abantu basa n'abajagaraye ahita cya muri humye akatisha yihuse ava mu Rwanda. Nubwo batubwiye yuko ngo yari yarafashe visa mbere, uburyo yagiyemo rero bisa nkaho bigaragaza ko ari cyakwepaga, cyangwa se akaba yari afite gahunda yari ku masaha ishobora kuba ari mujyanye, akaba yari afite igihe gito kugira ngo asoze task. Nubwo hari abapfobya imvugo aho kugira ngo bavuge ko yagiye bakavuga yuko yahunze, ntago yahunze ahubwo yaragiye. Mujye mugura imvugo mwabaturage mwe. Twe dushingiye ku mibereho uyu musore abayeho muri Amerika ndetse tukanashingira ku buzima arabayemo hano mu Rwanda, biragaragara ko uyu musore agiye kwifatira akaruhuko no kurya yakoreye, dore ko mu Rwanda yahoraga akora amanywa nijoro, nkuko byagaragaye ko yatabaga ari gukora video zo gushyira kuri YouTube, yabaga ari gusobanura filime. Kandi ikindi biragaragara ko YouTube mbere yuko imuhagarikira kwinjiza amafaranga kuri YouTube channel ye, Rocky yaprodingaga video nyinshi buri saha kuri YouTube channel nkuko mwari musanzwe mubibona. Ubundi se turetse amagambo reka wowe dukurikiye nkubaza akantu gatoya, wowe uramutse ufite ubushobozi bwo kujya hanze kurira y'ubuzima wabyanga? Igisubizo ni oya. None niba utabyanga ku cyumba ko kuba Rocky yarafatiye akaruhuko ari hanze byabaye ikibazo, iyi nkuru tuyikoze kugira ngo dushyire akadomo ku bantu bavuga amakuru y'ibihuha kuri Rocky Entertainment ndetse na Rocky Kirabiranya nk'ibisanzwe. Kubw'ibyo rero ndagushimiye wari ukomeje kutwumva. Iyi ni Open News.